ya abakunzi ba Channel Twix TV ndetse na Pilot Rwanda, ya hari ibibazo bagiye bibaza, hari ibyo bambajije, hari n'ibyo babajije kuri ya channel uko narayikurikiranaga, babaza ibibazo bitandukanye kugendanye na GTV ndetse muri iki gihe ngira ngo muri igihe turimo ni igihe kigendanye no gushyigikira GTV kiriya giciro cyo mu 319. Yani muri urwo rwego rero nifuje ko nagirana ikiganiro namwe na Showamu ukorera kuri channel yitwa Pilot Rwanda kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ku bikorwa turimo muri iki gihe bigendanye no gushyigikira GTV, kuko ni nayo makuru ahari kandi birareba buri muntu wese. Rero bitewe n'amakuru ahari cyangwa se n'ibyo bikorwa nyine nawe bifitemo uruhari cyangwa se bagomba kubigiramo uruhari, niyo mpamvu twitabaje umuvandimwe Showamu ukorera kuri channel yitwa Pilot Rwanda ndetse no gukurikira iki kiganiro mukamuri bugikurikire no kuri channel yitwa Twige ICTV. Showamu muraho neza? Komera cyane Twige ICTV. Ya ntabwo twaherukanaga ndetse n'abakunzi bacu ntabwo twaheruka kubashyiraho ikiganiro twagikoranye twembi. Yaciye iminsi kabisa, yaciye iminsi utari gukora ikiganiro, turi tugiye mu bintu bigiye bitandukanye, ariko nicyo gihe ngo uyu munsi twongera tugaruka kandi tuba duhari igihe cyose. Ya rero abakunzi bacu bagiye bibaza ibibazo bitandukanye, bibaza batese GTV bimeze bite mu Rwanda, hirya no hino ku isi ko hari aho biri kugenda bikorwa, ese mu Rwanda twebwe twakora iki? Hari abagiye banyandikira bambwira ngo twakihuriza hamwe tukareba icyo twakora, ya ariko nababwiye ko ibisubizo bizagenda biboneka, ko hari abantu kandi babitekerezaho cyane kurusha uko bo babyibaza. Ubwo se uzabizeza ko igisubizo cyaba kiri kuboneka? Igisubizo kirimo kiraboneka kandi gisa nkaho kigeze kure. Ibintu byose bimaze gutegurwa nka Pilot Rwanda, aho twagiye twegeranya muri community. Bari muri izo groupe barabizi, bagenda babikurikirana ko turi twegeranya kugira ngo ariko tugaragaza umusanzu wacu mu bikorwa byo gushyigikira GTV ndetse na ecosystem, kugira ngo turebe ko twagera kuri za condition eshatu Dr. Nicolas yaduhaye muri roadmap ya kabiri, kugira ngo turebe ko hari icyagerwaho nk'abanyarwanda nabo bakamenyekana cyane ko community Rwanda isa nkaho itazwi ko iri muri PAI cyangwa se inabaho. So rero byaratekerejweho kandi bigeze kure bishyirwa ku murongo. Muri rusange kuko muri kiriya gikorwa kireba abapiyoniya, bivuga ngo icyambere twebwe iki turaba nk'abapiyoniyazi mu gushyigikira GTV ku ikubitiro. Hari ibibazo rero bagiye bambaza, nawe ndavuga ati reka mbyandike ku ruhande, nzabikubaza kuko hari ibikorwa muri gutegura kandi byiza. Mbimenye vuba kuko hari ibyo nari mugiyemo muri iyi minsi, ntabwo nakunze kuboneka neza, niyo mpamvu nakereweho kubimenya, ariko ndavuga ngo noneho reka mbikubaze kandi turusheho no kubitangariza abapiyoniyazi, uwaba adasobanukiwe arushaho gusobanukirwa, amenye n'icyo yakora kugira ngo abashe kugendana natwe twese muri uru rwego rwo gushyigikira GTV mu Rwanda. Yenda hari nk'ikibazo bigeze kumbaza, bambaje ikibazo kivuga ngo ese gushyigikira GTV icyo kibazo barakimbajije ariko nanjye reka nyikwibarize, ntacyo byaba bitwaye. Ibibazo ndi bukubaza se aricyo byaba bitwaye, aricyo bya bimbaza tubirebere hamwe tubisubize kugira ngo nabo bashire impumu maze dukore ibikorwa. Yego, kandi ngo ibi bibazo birabafasha kuva mu rujijo, kumenya aho bava n'aho bagana, kumenya icyo bagomba gukora, kumenya icyo cyabafasha, kumenya n'icyo basabwa muri iyi minsi turimo. Ntibicare babona ko ntacyo bagomba gukora. Ubu ngubu akazi kabo ni aka muri iyi minsi ko gushyigikira GTV, kuko izo payi waba ufite niyo zaba ari amamiliyari, niyo zaba ari iki, zitaje ku giciro cyiza ntacyo byaba bikumariye. Kandi igikorwa umupiyoniya yakakoze ari igikorwa gito cyane cyo gushyigikira GTV. Ikibazo cya mbere rero, ese gushyigikira GTV 314,159 byaba bitumariye iki nka piyoniyazi? Icyo kibazo nyenda kikubajije, noneho dufashe kugisubiza kugira ngo abapiyoniyazi babashe gusobanukirwa kurushaho.
aho ndi bukikubwira ntucyumve neza umbwire nongere nyigusubirire mu rwose cyane ubundi GCV ni iki GCV mu magambo arambuye bivuga ngo Global Consensus Value ni ukuvuga ngo ni igiciro cyatowe ku isi yose kiba ari cyo gitorwa mu biciro byose byari bihari icyo ngicyo gitorwa kugeza ku manota 89% mu bapiyoniya bari bahari icyo gihe twari turigeze kuri miliyoni 33. rero icyo gikorwa nicyo giciro cyatsinze rero kugishyigikira kwari ukujya mu bikorwa kwari ukuva mu magambo icyo gihe byari mu magambo no kugishyira mu bikorwa ari ugutangira guhahirana hirya no hino ku bantu bari bafite payi zabo kuri wallet kugira ngo babashe kuba bahahirana kugira ngo blockchain yo ubwayo igaragaze ibikorwa biri kugenda biba n'amatransaction ari kugenda aba none igihe kikazagera igahitamo igiciro cyakorewe transaction nyinshi kikaba ari cyo gikorwa cyangwa se kikaba ari cyo igiciro kizabaho ari cyo giciro cyitwa unity price twese tuzaba duhuriyeho rero nk'abapiyoniya muri rusange kuba bashyigikira GCV ntekereza ko cyaba ari ikintu gikomeye cyane kubera ko ino GCV murabibona ntabwo ari ntoya kandi payi turabizi ko ifite agaciro kanarenze ino GCV kuko izakarenga rwose rero uyu munsi tugihereyeho nka status ya price tugomba guheraho tugahera kuri iki giciro cya GCV twese nka Afurika byatufasha guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'ibihugu byacu ndetse n'imiryango yacu kubera ko ano mafaranga uko biri kose ntabwo ari makeya rero dushyize hamwe tugashyiraho imbaraga twese tugafatanya muri rusange tukagaragaza umusanzu wacu wose tugashyigikira GCV tukifatanya n'andi community ari hirya no hino ku isi ari kugenda yishyigikira twese tugaharanira ikintu kimwe gusa ntekereza ko ya blockchain yazabona icyo giciro kuko aricyo kiri unity ubundi tukaba twagiheraho maze tugatangira guteza imbere imiryango yacu ndetse n'ibihugu byacu muri rusange kandi payi zikabasha kuzatugeza muri cya gihe zateganyijwe ko muri payi imwe ifite agaciro cyo kuba yakumaza imyaka 100 rero udashyigikiye kino giciro ntekereza ko imyaka 100 payi yawe zitayimara zashira nta kintu ukoze ariko dufatanyije tugahera kuri kino giciro kikazagenda kizamuka ntekereza ko n'imyaka 100 yazashira payi zawe kizifite ndetse n'imiryango yawe yose imeze neza n'igihugu muri rusange rero nk'abanyarwanda twishyize hamwe tugashyigikira GCV twese hamwe nka community nk'uko na Doris agenda bidushishikariza twese nzi ko twaba dutangiye neza kandi tukazagera kure cyane mu bihugu byacu ndetse no mu miryango yacu twifatanyije muri rusange ntekereza ko icyo ngicyo gushyigikira GCV byaba bitumariye kugira ngo tubashe guhuriza hamwe ibikorwa byacu nagiye kuri account ya Doris y'ino uyu munsi nabonye ibihugu byinshi biri kwitabira gukoresha GCV icyo gitekerezo ni byiza cyane ko natwe twashyira imbaraga mu gushyigikira GCV kandi nsaba abantu bakuri iki kiganiro abapiyoniyazi bakuri iki kiganiro ko bacyumva bakakirangiza kuko iyo ucyumvise igice akenshi ari usanga ibyari bukubaka ibyari bugufashe kurushaho ubisize inyuma ikindi kibazo rero ese ubaye udashyigikiye GCV mu bikorwa na serivisi byawe byahungabanya iki muri payi ecosystem rwose mu minota mikeya ugisubize byihuse icyo ni ikibazo cyiza murareba ubundi muri rusange umuntu wese yaba umucuruzi yaba umupiyoniya wese afite uburenganzira bwo gukoresha igiciro icyo ari cyo cyose yifuza mu gihe hatarajyaho unity price cyangwa se igiciro twese duhuriyeho hari umuntu ushobora gutanga payi ku idolari rimwe hari ushobora kuyitanga ku 0.bingahe by'amadolari hari n'ushobora kuyitanga kuri miliyoni y'idolari mwese mufite ubwo burenganzira ariko uko mutanga izo transaction ziri kuba muri blockchain zigiye zitandukanye gutyo zihabanye blockchain cyangwa se ecosystem bigiraho ingaruka zo kuba n'ubundi bishobora no gutinda kwibona igiciro cya nyacyo cyakorewe transaction nyinshi cyane kubera ko buri muntu wese yagiye umwe atesha agaciro payi undi akahesha agaciro bikaba byatuma blockchain igihe cyayo kiba kirekire cyo kugira ngo ibone koko igiciro cya nyacyo cyakorewe transaction nyinshi cyane ariko nk'ibihugu twese community twese ahantu duherereye turamutse dushyize hamwe twese tukabona ko hari igiciro tugomba guhuriraho tukagishyiraho cyane ko Dr. Nicolas yatangaje ko igiciro kizakirwaho n'umupiyoniya twese dufashe igiciro tukakigenera tukagihitamo na blockchain byayohereza bigatuma na za conditions zigerwaho vuba ko twese turi gukora ibikorwa byacu maze blockchain nayo ikabona record zayo ikeneye kugira ngo igaragaze igiciro maze ecosystem ikihuta kandi wagera muri browser yawe ukabona buri mucuruzi wese ufite ibyo wifuza kandi ku giciro cyiza bigatuma akazi kihuta cyane kurushaho yego byiza cyane rwose
ni byiza ko rwose abantu bagerageza gushyigikira GCV kugira ngo duharanire kugira igiciro kimwe kugira ngo kwa kimwe nayo kucyemeza ntibizayigore kuko mugane tugiye tukavangavanga mu igura n'igurisha kugira ngo bafate igiciro cya nyacyo byagorana cyangwa se ugasanga kije kiri hasi mu buryo cyo tutabyifuzamo. Ikibazo cya gatatu rero ni ubuhe buryo bwiza kandi bwizewe umuntu wifuza gushyigikira GCV yabikoramo? Aho muri mugerageza kuba inama, mugerageza kuba umurongo bamenye icyo bakora kuko abantu benshi baba bari guhuzagurika, bamwe ari bashya, abandi batazi biba n'ibijya, abandi batazi icyo bakora, ariko nkadizera ko wabaha umucyo inzira babikoramo mu buryo bworoshye kandi butagoye buri wese. ubundi gushyigikira GCV ntabwo bisaba ko utanga ibintu byinshi cyane cyangwa se bihenze kugira ngo kubishyigikire GCV. umuntu uwo ari we wese aho ari hose afite ubushobozi bwo kuba yatanga n'ikintu kingana gifite agaciro k'amafaranga ijana y'u Rwanda cyangwa se y'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kugira ngo bikorohere, kuko hari abantu benshi bibwira ko gushyigikira GCV bisaba ko uba uri umucuruzi, kandi mu by'ukuri umucuruzi si ushyigikira GCV ndetse n'umukiriya si ushyigikira GCV, ahubwo GCV ishyigikirwa n'umuntu witeguye kuba yakwakira payi kuri GCV. Kuyakira ni iki? ni uko ufata bimwe mu byo ufite ukagitanga, ukigomwa ukagitanga agaciro kose cyaba kiguhagaze mu mafaranga y'iwanyu, ariko ukagitanga bakaguha ya payi muri ya GCV, bya bice ukemera ukabyakira. ubwo ngubwo ni ubutwari mu gihe ubashije kubyakira ukigomwa icyo kintu ukagitanga. tuvuga ushobora no kugenda nk'urugero ukagura nka bike muri botike isanzwe y'amafaranga 200, warangiza ukaza ukayiha umugenzi wawe akakwishyura muri GCV kugira ngo mukore ya transaction. ntabwo gushyigikira GCV bisaba ibintu bya mirenge, bisaba ibintu byinshi, n'igiciro cy'ijana cyayishyigikira mugakora iyo transaction, kandi iyo bike uwo muntu akayijyana nawe yagenda imbere akagura nk'ikayi akayiha n'undi muntu mugenzi we nawe akamwishyura muri GCV, igikorwa kigakomeza. si ngombwa ko twese twaba dufite stock y'ibintu kugira ngo dushyigikire GCV. rero ubwo ni uburyo bworoshye kandi bworoheye buri umwe wese, kandi bukaba ari uburyo bugaragaza ko ari uburyo bwa nyabwo, kuko muba mwakoze transaction yizewe ko mwatanze serivisi ndetse mutanga n'igicuruzwa kandi bitabagoye, maze mukaba mwanafata n'ifoto mukabigaragaza mwerekana ko icyo gikorwa kiri kubaho, kugira ngo n'abandi bose batinyaga babone ko bishoboka ko kandi binoroshye ko wese yabikora. rero ntekereza ko twese twumvishe ko twakwemera kwakira izo payi kuri icyo giciro tugatanga ibintu byacu, byaba bitworoheye cyane kandi tukabasha kubigeraho. Byiza cyane. abantu icyo bagomba kumva ni ukumva ko mu gushyigikira GCV bidasaba ibintu bya mirenge, bidasaba ibintu bihenze, mbega bidasaba ibintu bigoranye. mu by'ukuri ufite buji wayiha mugenzi wawe, wayimugurisha akakwishyura muri payi. ufite kuteri wazimuha akagurisha muri payi. ufite ikiyiko, ufite ifurusheti, ufite iki, akantu kose uko kaba gahendutse kose wagaha mugenzi wawe mukagura kuri payi, kandi transaction zikagera kwa Nicolas kuko akabona ko mu maraso. ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo GCV igomba guhabwa agaciro na buri wese. Showamu, hari ikibazo cya kane mfite rero. iki kibazo cya kane, ibibazo bigera hafi ku munani gutyo, 7. reka twihutishe nabyo ugerageze kubisubiza kugira ngo abapioneers bacu bamenye icyo bagomba gukora nk'uko twatangiye tubibabwira. ikindi kibazo kiragira kiti igikorwa cyo gushyigikira GCV kireba umuntu umeze gute? umuntu umeze ute? ubwo rero gerageza ugisubize twihuse kandi ebana ndabizi nk'uko byavuzwe ko igiciro kizashyirwaho n'umupiyoniya muri rusange. igikorwa cyo gushyigikira GCV kireba buri mupiyoniya wese. ube warakoze KYC ufite payi utarayikora, twese dusabwe kuyishyigikira ariko mu byiciro bitandukanye bitewe n'aho tugeze. umuntu wa mbere ukwiye gushyigikira GCV ni umuntu wujuje ibyangombwa byose, checklist yuzuye 8 kugera ku 8, afite payi ze kuri wallet. uwo muntu yemerewe kuba yajya
kujya ku isoko akagura ikintu asanzwe mu mafaranga asanzwe akaza akagihererekanya n'undi mugenzi ufite payi kuri wallet ye akakimuha akamwishyura payi muri GCV. Ni ukuvuga ngo ukagenda ukagura ikintu mu mafaranga asanzwe ukigomwa cya gihumbi ukigomwa ibihumbi 10, ibihumbi 5, ibihumbi 2 cyangwa 500 yewe n'ijana ye. Icyo kintu ukareba umuntu muri kuri rero imwe ufite ya wallet ye akaguha payi maze icyo kintu ukakimuha nawe ntibirangira aho ngaho akagenda akagura ikintu akagenda akagitanga bakamuha payi waruherekana kugira ngo rukomeze. mu rwego rwo gutura udafite payi utaraba migration kugira ngo ashyigikire GCV ye ikintu cya mbere biheraho ni mu myumvire. Vuga ngo agashishikariza abagenzi kuko twese turabizi abanyeshuri babwirwa bavuga ngo ninjiza abantu ngo ariko bakoze KYC na payi zose zikora leta ku mugeni ntarayibona. Wowe uko biri kose ufite abantu binjiye banabifite ibyo byose gushyigikira GCV ni ukubasapotinga ukabaganiriza ukabafasha kubyumva neza nabo bakagira uruhare rwabo kuri iyo GCV kuko uzi timu yawe uko ingana uzi n'abantu bayifite. Rero ubashije kumvisha abantu bakwinjiriyeho waba umuntu mwiza wo kubumvisha kuko muba munaziranye cyane ndetse ukanabizeza. Rero nkumva ko nawe utaraba umunyamuryango wuzuye wa Open Network uje ibyangombwa nawe washyigikira GCV mu guterana inkunga mu kuganira tubigeraho twese. ni ukuvuga ngo muri aka kanya n'umuntu udafite payi nawe hari uruhare yagira muri iki gikorwa cyo gushyigikira GCV ashishikariza abagenzi be abo yinjije abo aziranye nabo babonye payi kugira ngo barusheho gushyigikira GCV kuko baba batabyumva kandi payi bazifite kuri wallet zabo. Wayashobora no kuba atanazifite ariko akaba bashaka kuyishyigikira akaba yabona ikintu ashatse ko ashaka kugura noneho wa muntu uzi ufite izo payi akakimwishyurira nawe ukamusubiza amafaranga kuri mobile asanzwe. Byiza cyane rwose. Utaza kugura ikintu ukaba udafite payi wabonye umuntu ukagenda uwo muntu ukagenda akakikugurira akaguha payi nawe ukamusubiza amafaranga bikarangira nawe ukabitaha mu rwego rwo gushyigikira GCV. Hano rero reka turebe ikindi kibazo twihuse. Ese birashoboka ko washyigikira GCV utari umucuruzi cyangwa se udafite serivisi utanga? Ese niba bishoboka byakorwa bite? kubishyigikira utari umucuruzi ino GCV ntabwo ari umucuruzi ugomba kuyishyigikira umuntu uwo ari we wese nk'uko twagiye tubivuga yemerewe kuba yayishyigikira. Ushobora gufata amafaranga yawe 1000 cyangwa inote y'ijana ukagura bike. Uguze iyo bike wemerewe kuza ukavugana n'umuntu wawe muri timu yawe bakoze migration bakoze KYC byose byuzuye ukamuha iyo bike akakwishyura payi igihe wallet yawe yemerewe kuyakwakira. Aho birumvikana rwose. Aguha payi nawe kuko twavuga ko umuntu ushyigikira GCV wa mbere ni umuntu wemera kwakira payi. Wa muntu uguhaye payi nawe agafata cya gihumbi umuhaye niba nta mafaranga yari afite nawe akagenda akagura wenda biswi iyo akaza akayiha undi muntu nawe akamuha payi hakabaho urwo ruhererekane gutyo kuko niba nemerewe kwakira payi niba nyakiriye unagura ikintu nkakira payi nibirangira aho ngaho sinongere wa muntu umpaye nawe ntagende ngo yakire payi niyo ubwanjye bizarangira payi ndi kuzakira ariko ntari kubasha ndi gutanga ibintu nyine bikanshaho bakama payi nkabura icyo nzatanga ejo ariko nibutanga nawe ukayitanga bakaguha twese turagenda dufatanya uruhererekane rugenda ruzenguruka hose ku buryo transaction zitazahagarara. None se muri rusange ubu ngubu haba hari uburyo bwaba bwarateguwe bwahuza abapiyoniya bifuza gushyigikira GCV kugira ngo bahurize hamwe ibikorwa byabo mu rwego rwo gushyigikira GCV? Ibyo bikorwa byaba bihari kuko twahereye mbere tubivuga ati abapiyoniya byaba byiza bashyize hamwe na benshi abapiyoniya mu biganiro twagiye dukora barabimbazaga ndetse nta kuntu abapiyoniya twakishyira hamwe tugakora igikorwa tukakimurikira kuwa timu tukakigaragariza na Dorisi mu igihugu cyacu mbega muri rusange nacyo kikagaragara mu ruhando mpuzamahanga nk'igihugu nacyo cyitabiriye igikorwa cya GCV. Aho ngo hari umucyo wagerageza kubitangaho. Icyo kibazo ni cyiza nk'uko twababwiye ibi byose
byagiye bituruka muri pilot community. Urabizi hari groupe zirimo abantu barenga 3,000 2,500 za pilot. Abo bose twagiye tuganira bafite inyota yo gushyigikira GCV kugira ngo baparticipating muri kino gikorwa cyo kuba twakoze zino condition twasabwe 3 za Nikora ndetse no muri ecosystem twifatanya na ba Dolphin. Ari igitekerezo cyavuye muri pilot community aho twemeje gushyigikira iki gikorwa, dushyiraho uburyo rero bufatiye kuri pilot aho twashyizeho groupe yo gushyigikira GCV, ariko ikazamo abantu koko babifite ku mutima bujuje ibyo byose twagiye tuvuga haruguru, bumva bifuza kwakira payi cyangwa se bifuza nabo ngo gutanga uruhare muri kino gikorwa. Iyo community yarakozwe aho twashyize hamwe ibikorwa tuzajya dukora amatransaction agiye atandukanye. Ibyo bikorwa rero uko tumara kugenda tuba benshi, abantu babona ibintu turi gukora bakagenda bajoininga, nibo tuzakora ikintu kimeze nka event aho tuzagenda tukagura imipira, tukagura ingofero, tugashaka amakamera, tugakora nka community, maze tugakora igikorwa gishishikariza abantu bose kwerekana ko hari community Rwanda isanzwe ihari itari inazwi. Iyo community ni tumara kuyibora tuzajya dufata iyo video tuyisharinge Doris ayikoreshe mu community, ndetse n'ayo mafoto tugenda dukora ko transaction igendana n'ifoto nayo tuyataginge kuba turimo, ndetse n'abandi bayobozi no ku social media agiye atandukanye, noneho u Rwanda rwe rwagaragara ko naho haburya hariyo community ndetse inashyigikiye hari no GCV. Rero ayo community arahari turi kugenda twihurizamo kugira ngo tubashe kuyobora ibyo bikorwa no kubikurikirana hose mu gihugu hose, ndetse n'abaturanyi nabo bashobora kwinjiramo n'abarundi n'abandi kugira ngo dufatanye nabo bagaragaza ibikorwa byabo aho bari, aho tuba tugaragaza rekodi zose ziri kuba tukazisharinga, tukazipostinga, tukabishyira muri archive twateguye kugira dushyira ibikorwa byacu byose kugira ngo tuzabimurike ku mugaragaro twese hamwe. Aho muri make ndi kumva ari igikorwa cyiza cyane twari dukeneye kandi buri wese yifuzaga, kugira ngo bitewe n'ibikorwa nabonaga muri iyi minsi by'umushinga witwa Epimo, kugira ngo tugerageze abantu bagerageze gutandukanya ibyo bintu byombi. Wagira icyo bivugaho hagati ya Epimo ndetse n'icyo gikorwa cya Rwanda ni community cyo gushyigikira GCV muri gutegura muri iyi minsi? kuvuga ngo Epimo ni isoko n'undi irahari, nubwo abantu benshi batarize rimaze igihe kirekire rizwi igenda rikurikirana, rigiye rihari ariko rifite uburyo rikorwamo, ndetse ushobora kujya muri Pebroz ukarihura, ariko rirahari. Iyo Epimo rero Doris yari yatangaje ko iryo soko ryemeje gushyigikira GCV rikegeranya abacuruzi bazatangira ku itariki 12 z'ukwa kabiri kugera ku 12 z'ukwa gatatu bakamara ukwezi ariko bashyigikira GCV. Iyo Epimo rero nayo yari imeze nkaho iri gukora kwiyamamaza muri make, kuko nubwo bari gushyigikira GCV naho navuga ko batari kwishyigikira 100% kubera ko ni 50% ya fiat money cyangwa se na 50% ya payi. Mu by'ukuri ino payi dukeneye ibyo gushyigikira GCV ifite agaciro kihagije ku buryo idakeneye ubundi busabe bwo kuba yakwifatisha amafaranga yo ku ruhande, cyane ko fiat money itemewe muri bene bikorwa tuba turakora. Rero icyo gikorwa kiri Epimo ahantu two dutandukaniye nacyo ni uko twebwe ari gushyigikira GCV 100%, nubwo utacuruza cyangwa utagura ikintu gihenze ibintu biremereye, kugira ngo n'inama Doris yaduhaye ni uko wacuruza ikintu kiva byiza hagati ku idolari no kugera ku madolari 10 mu gihe utizeye ko ufite sapoti ya stoke yawe. Rero bikaba byiza ko twebwe 100% muraganira hagati yanyu mukuri transaction muyishyigikire, ariko birangira rero n'abari abacuruzi bazajya muri Epimo bo nabo bafite uko Epimo yabipanze, ubu uzashobora kujya gukoresha 50% y'amafaranga asanzwe ndetse na 50% ya payi nawe azayishyigikira, nabyo nta kibazo, kuko icy'ingenzi ni uko twese dushyigikira GCV y'amatransaction akabaho kandi yamara no kubaho tukagira ikintu tugeraho. Ariko ni ibintu byo gushyira 50% nabyo ntibyemberwa, kuko ntabwo amafaranga payi yemewe kugurishwa mu mafaranga yose turabizi muri cross minded. Igihe ibisubizo utanze ni ibisubizo byiza cyane, ariko noneho njya nkibaza ngo ese nk'umupiyoniya wifuza kwifatanya na Rwanda ni community ariyo iri mu murongo wo gushyigikira GCV, nawe yifuza gutanga umusanzu we, yanyura mu zihe nzira?
yes mumuhe inzira kugira ngo abashe gusobanukirwa, kuko aho nashishikariza pioneers bose badukurikiye kurushaho kwitabira iki gikorwa. Ni igikorwa cyiza cyane. Abatubazaga uburyo cy'abantu bakishyira hamwe bagashyira igikorwa cya GCV, ndizera ko ubu noneho igisubizo cyabonetse. Ngaho duha umucyo kuri ibyo ngibyo nari kuko icyo kibazo nari kubajije cyane kugira ngo bakwifatanya n'iyo community ya mbere, nuko hari kondisiyo zisabwa kugira ngo ube ubyuzuye. Ikintu cya mbere cyo ni uko uba ufite payi zawe kuri wallet. Izo payi kuri wallet ufite ni uko uba wemerewe kwakira ndetse no kohereza payi. Iyo konti yawe yemerewe kwakira, yemerewe no kohereza. Ibyo ngibyo bikavuga ko ushobora kuzemererwa kwakira payi muri cya gihe cyo gushyigikira GCV kugira ngo utange ikintu cyawe. Icyo gihe rero ugana pilot kuba timu yacu muri pilot application muri aho tuganirira twese, ukaba wabona liste twateguye yo kuba wakwiyandikishaho. Iyo liste rero ni izajya igaragaza ibikorwa byose turimo turagenda dutegura tunakora, kuburyo tumenye umuntu wese urisoriye ushaka kubikora. Iyi gurupe rero kugira ngo ijyemo, kugira ngo tumenye ko uri umuntu urisoriye cyangwa se ushaka gushyigikira bino bikorwa, nuko hari ibintu tugaragariza bigaragaza nk'uko ufite za payi zo kohereza ndetse n'izo kwakira. Icyo gihe hari screenshot tugusaba yo kuba wenda wagaragaza balance yawe muri payi. Harimo transferable iyo payi zawe migrated mu mabara y'umuhondo na pinki na move. Iriya screenshot ishobora kutwereka ko konti yawe ifite ibyo bintu, ndetse ikanatwereka kuri namba 8 kuri nimero y'umunani, kugira ngo ugaragaze ko konti yawe yabashije kwakira izo wallet. Aha rero ndagira ngo ubyumve neza, iyo umuntu yagusaba izo screenshot ntabwo ari uko azazikoresha mu bindi bintu, kandi nta nubwo tuba tuvuye ngo zishyire ku karubanda, kuko izi screenshot wemerewe kubiha ati umuntu gusa ari we Shoyam Finance Ambassador cyangwa se Fatuwe nawe uhagarariye kino gikorwa cy'ikigo GCV. Ntabwo usabwa kubishyira ku karubanda aho bose babikeneye kubibona. Kandi iyi screenshot nk'uko ndikubwiye ni screenshot itagaragaza passphrase yawe, kuko nta passphrase iba yasabwe. Abantu bajya bagirwa neza kugira ngo wibwe nuko watanze passphrase yawe. Nta passphrase yawe yasabwe, ahubwo ni ukugira ngo bigaragare ko koko ufite izo payi zo kohereza no kwakira, ndetse ufite payi nominate wallet kugira ngo uzabashe kwakira, kuko uba ufite kuri Facebook ntabwo wemerewe kwakira. Ushobora kuba wateza ikibazo, umuntu yakohereza payi zikaba zahira mu kirere kubera ko utari kuri blockchain. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, izo screenshot mvuze ntabwo nta na hamwe hagaragara amazina yawe. Umuntu nabona ko ufite payi kuri wallet yawe ngo azagutera cyangwa utugere mu nzira abe yakwaka ibintu byawe cyangwa se ngo anakwishishe. Rero izo ngibyo ni screenshot zihisha imyirondoro y'ingenzi y'abapiyoniya, kandi ntabwo wemerewe kuzishyira ku karubanda. Ni ukuziha abo basimburira bigufashamo, ubundi ukabasha kuza kwifatanya natwe ukajya mu bikorwa byose twateganyije n'uko zino transaction ndetse zanatangiye kugenda zikorwa, muzagenda mukomeza kugenda muzibona. Ndumva rero ko nabisobanura. Aho ni byiza cyane kandi birasobanutse. Ni byiza cyane kandi birasobanutse ku bw'ikirere kitameze neza, kugira ngo abadukurikira bagerageza kwihanganira amajwi uko ameze muri aka kanya, kuko umuvandimwe Shoyam turi kuvugana ku murongo wa telefoni, bitewe n'ikirere naho aherereye ntabwo amajwi ari kuza neza. Mwe mudukurikiye rero mwagerageza kubyihanganira ngaho, kuko hari kugaragaramo urusaku mu majwi aho uherereye. Sinzi niba ari ikibazo cya telefoni cyangwa ikibazo cy'ikirere. Muri make rero nabwira pioneers ko ibi ababwiye mwagerageza kubikora kandi mukitabira igikorwa cya GCV rwose. Izo kondisiyo mukageza kuzubahiriza kugira ngo habeho kwirinda uburyo bw'akavuyo kabo bireba n'abo bitareba. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni igikorwa kigamije kandi kigomba kugerwaho, bitagenze gutyo habaho uburyo bw'akavuyo, ndetse ugasanga n'umuntu utari muri payi network nawe yijoyiningiye gurupe gutyo nawe agiye kugwiza umurongo. Muri
make rero ibyo ngibyo ngira ngo murabyumva kandi ndizera ko wese ari bubikurikize kandi mwitabire iki gikorwa nyamuneka ndabinginze kuko ni igikorwa nakurikiranye neza, ni igikorwa nasesenguye neza kugeza kuri uyu munota, ni igikorwa cyiza cyane kizadufasha muri ubu rugendo. Abaherereye hirya no hino mu gihugu mwese mwitabire, abaherereye i Muhanga babimbazaga, abaherereye ku Gisenyi babimbazaga, abaherereye mu Majyaruguru babimbazaga, ndetse no muri Kigali hari benshi bambazaga icyakorwa. Igisubizo rero muri aka kanya kirabonetse. Showamu mwagerageza kubaha nimero za telefoni uburyo ki bashobora kubabona ku buryo bworoshye, abifuza ubusobanuro runaka mukaba mwabasobanurira by'umwihariko uburyo ki bagomba kuhagera neza. nabwira ko baza kubona abatari muri gurupe ya Pilot Rwanda ko baza kubona linki ibageza muri iyo gurupe kugira ngo babashe kwifatanya natwe muri rusange, ndetse bakazabasha no kujya kuri lisi y'abantu bemeje gukora ikintu none kwifatanya ko byose birateguye. Byose birateguye. Noneho uwakenera kuba yambaza cyangwa se kumvugisha kugira ngo yumve uko ibintu bimeze, nimero yanjye Pilot Showamu Pilot Ambassador 078. Noneho uretse nimero uyivuge nyisubiramo. Nimero uyivuge nyisubiramo kugira ngo ibashe kumvikana kuko amajwi yawe ntabwo ubu ngubu ameze neza cyane. Yisubiramo ndagira nyisubiramo nanjye. 078 nimero yawe bashobora kukubonaho. 71 036 ikaba ari nimero kuri WhatsApp, ikaba ari nimero ushobora kumpamagaraho nkaguha ubusobanuro buhagije, ndetse ukabona n'ubundi bumenyi tujya dutanga muri Pilot Rwanda tugenda tubafasha gusobanukirwa neza umushinga wa Pi Network. Ni ukuvuga ngo uwagushaka iyo nimero yayikubonaho kuri WhatsApp ndetse yanaguhamagaye yakubona. Yayibona rwose. Kubera ko rero iyi nimero ni ingenzi, ongera uyisubiremo wihuse, ngewe nayisubiyemo. 071 Showamu Pilot Ambassador, aho tuzafatanya muri byose. Ubwo rero ikiganiro twagisoreza aha, ubwo ibindi bizagenda bisubirizwa muri comment ndetse no ku rubuga rwa Pilot Rwanda. Ndizera ko abantu benshi baruriho, n'abandi mwese mutwumva mukurikiye iyi channel Twegeze TV ndetse na Pilot Rwanda, mugerageze mushyiremo imbaraga gushyigikira igikorwa cya GCV cyateguwe kandi kizamurikirwa kowa timu ya Pi Network ndetse na Doris. Kugira ngo babwiye mu ncamake ko hazaba igikorwa cyo kugura n'imyenda ndetse no kugaragariza icyo gikorwa isi yose. Mwitabire rero iryo gura n'igurisha ku muntu wese waba ufite Pi kuri wallet ye, ndetse n'undi wese waba ufite umutima wo gushyigikira GCV ndetse akaba yabonye n'umuntu wamuha kuri izo Pi nawe akitabira iki gikorwa, nta kibazo. Nyuma mu kiganiro byavuzwe mucyumve neza murasobanukirwa kurushaho. Hari ikindi wakongeraho? ikindi nakongera ni uko baza kubona linki ibayobora muri Pilot ndetse no kuri Pi, baza kubona ku kiganiro tw'igisizi maze bakabasha kwihuza natwe muri iyo gurupe kugira ngo dufatanye muri byose dushyigikire igikorwa GCV hirya no hino, kugira ngo community yacu natwe yigaragare ko isanzwe ihari kandi yiteguye gushyigikira GCV mu bikorwa byose bya Pi Network, maze tukagendana twese hamwe n'izino kondisiyo twasabwe na Dr. Nicolas. Link ya WhatsApp rero turayishyira muri description y'iki kiganiro, ubwo uri buyishake wese aba ari hayirebera ahite ajoininga byihuse arushaho kumenya amakuru ahagije. Sawa rero turi kumwe ubwo nawe ubutaha, ubwo muzabe hafi abazaba bari kubagana muri iyi minsi kugira ngo ibikorwa birusheho kugenda neza ndetse nabo ntihazagire uzimira. Sawa turi kumwe nawe ubutaha. Murakoze cyane. Bye.